tubonye agusaba ngo arashaka umusarani biriya bintu byo bimuturutsemo kubera biriya uburozi ukuntu bukora mu mubiri w'umuntu urumva bagiye sashika basanga babura uburwayi agikana babura uburwayi ariko no nyuma yaho ngaho bamurangiye hano ubundi uburozi nta ecography yabona nta scanner yabona uburozi n'ikintu gikorera mu mwijima uraryo byari biri mu nta kuntu yagomba kujya ngo bishoboke n'amarara yari yarifunze kubera gutera mu hani mugoroba bidona mu hana mu hani n'ubundi impamvu nyabira byose bisohoka niyo mpamvu iriya miti yose igize kimufasha bitabisohoka cyane bigasohoka nibwo abashije no kugaruka buriya igiye gukurikiraho ndamuha umuti agomba kunywa iminsi 2 karagasoma no kari mu ndwara kagiye kamwangiza kuri yakoze kwajemo n'amaraso amaraso ngana kuriye bane karagasimba kuri uvu ni kwa bamuroze yampamagaye yambwira ko yibwe yari Dubai n'umwarabu bamwitaraji yampamagaye yambwira ko yibwe amadolari miliyoni 2 hanyuma navuga nti ibaye bihagana he arandangira hano bayimenye anyereka ifoto yaho yararayima ifoto niyo nakoresheje maze kuyikoresha navuga nti uyu muntu ntashobora no gukora n'igiceri n'idolari rimwe none ngo barambwiye ngo ateze indege yaje muri South Africa aragarutse. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru itari nziza, ariko nyine niko bigenda ku isi, habaho kwishima no kubabara, hakabaho ibyiza n'ibibi, kandi byose tukabana nabyo. Uyu mugabo nyuma yo kurwara indwara ikomeye cyane, bagerageje kumuvuza bamujyana mu bitaro byinshi biranga, indwara arwaye bakayibura, kandi umugabo arimo arakomeza kuremba, kurya biranga, ndetse ibintu byinshi birahagarara, akomeza kuremba. Abantu batandukanye bagira inama bati nimba indwara ahantu hose mwarazengurutse bakayibura, bishoboke ko yaba ari amarozi, wabona baramuroze, ni mu mujyane mu bavuzi gakondo bamusuzume, niba ari amarozi koko bazahita babibona. Icyo nicyo cyakurikiyeho, bamujyana ahantu henshi hatandukanye ku bavuzi batandukanye, ariko naho biranga, batangira kwiheba. Ejo hashize nibwo babarangiye umuganga ari we mureba kuri kamera zacu, ari ukorera ahangaha dusanze uyu murwayi. Ejo hashize nibwo bamuhagejeje, muganga Mbungiramihigo atangira kumusuzuma ndetse anamuvura. Zose kwa ni wampaye n'imiti yanjye kumusomera imiti nk'umuzukuruza we ajyanye kuko imiti ikora, ariko nyuma yaho ngaho ntabwo nigeze mbikura nka ikinyamwuga, ariko maze kubona ko abantu benshi bagiye barengana kandi genzi kuvura, nubwo nagiye mu mahoro ndazabyumviramo cyane. Nk'uko twabonye twasanze imiti, tubona umurwayi, utubwira ko amaze iminsi hano umurwaje ari uri kumuvura. Wasobana nyine badukurikiye situwasiyo ya buri munsi. Uyu murwayi yaje ejo bamuzanye n'imodoka, ntabwo ashaka kwigenza, ariko indi byimbye, noneho mu muti nigera byumva gake gake, ariko ubu ngubu muje n'undi ngiye kubona amaze kuma mu muti wa kabiri, ari wowe wenda gukora ibintu byose biri mu nda bigasohoka. Ibyo byose rero nta kindi muvura n'uburozi n'abantu bamwangisha, ariko umurozi wese aho ari turahangana, ngiye ko ntabwo mukunda cyane. Akaba ariyo mpamvu kano kanya ngiye kumuvura kandi nizeye neza ko azakira. Nyuma yo kumusuzuma ngo yasanze ko nk'uko babivuze uyu mugabo arwaye amarozi, baramuroze ibintu bibi cyane atabashije kutubwira izina ryabyo. Tumubajije nimba yabaza umuntu wamuroze, atubwira nka muganga ko yabasha kumenya uwamuroze, ariko aravuga ati ntago namubabwira, kubera ko mubabwiye nyine ntago naba ndi kuvura, ahubwo naba ndi guteranya abantu, urumva baba bagiye kumarana. Niyo mpamvu mbibika nk'ibanga ryanjye, ahubwo nkamuvura, namara kumuvura ndetse nkamutsirika cyangwa se nkamuha ubwishingizi ndetse n'uburinzi, ku buryo nta wundi muntu wazongera kubasha kumuroga ngo bikunde. Ngo giye ko njya nkora ntabwo ngwe mu mukaraka ni wakoze kuko biteranya abantu. Ushobora gusanga ubwo mu mukaraka ni wamuroza, ugasanga no ahubwo ararakaye, bikaba biri kurusha mu gusoma nuko yararwaye. Ngero ndakuvura nkabona n'umuti wo kwirinda, ariko ntabwo nakubwira uwakoze. Ni ikosa kuko hari igihe bibyara amakimbirane hagati yabo. Ibanga ahantu ariho hose. Bishatse kuvuga ufata umuntu ubu ntabwo waba uvuye, ahubwo ugiye guteranya abantu. Iyo rero nukuvuga ngo uvuye wowe imiti nk'ubwani dore ko kandi nawe uri kubigirebera, ugakira ugasura mara uburinzi kurya nta muzuye kukuroga.
Urakoze cyane. Tugitangira kuganira nawe nk'uko mubibona kuri kamera zacu, muganga yafashe umwambi n'ikibiriti aracana. Umwambi wakabonaga mu kabindi tubona karimo amazi asanzwe, ariko akabindi gatangira kwaka. Twabyibajijeho tumubajije impamvu acanye uwo muriro, tumubajije n'ukuntu ayo mazi mu kabindi ayacanyemo akaka, aratubwira ati iki ngiki ni ikimenyetso abakurambere bampaye cyemeza ko uyu murwayi ngiye kuvura agomba gukira. Iyo ncana y'amazi ntiyake nkanagamo uyu mwambi mukabura umuriro kwaka bikanga, byari kuba bigaragaje yuko uburwayi bw'uyu muntu ngiye kuvura butari bukire, nta nubwo nari kwirirwa muvura. Ariko kuva ncanye umuriro ukaka bigakunda ni ikimenyetso yuko ngiye kumuvura. Rero nimwihera amaso murebe, ndaje mukoreho ryake. Uyu muriro impamvu watse kuriya nikigira ko ubundi kuvura agomba gukira. Nicaye kuri ntiwaki ntabwo nabandi kurira ubusagura namwifera. Iyo umuriro utatse uri kuruhira ubusa. Muri kuruhira nta n'umuraba nk'umuvuye. Nta n'ubwo bukimuvuye. Ariko iyo watse kuriya kari gapaka wihusa vuba ikiba kigaragaza ko umurwayi wageze akira. None se ni iki kiba kiri muri ariya mazi ko twabonye ari amazi asanzwe ku buryo uteramo umwambi bikaka? Hariya harimo imiti itandukanye y'amoko menshi. Umubiri we nabishyizemo ariya mazi nteramo umwambi biraka. Urakoze cyane. Twasabye muganga ko yatwemerera akavura uyu murwayi duhari, akamusuzuma nk'uko yamusuzumye n'ubundi, byaba ngombwa akanamuvura akamuvura duhari, kuko tukabyirebera n'amaso yacu ndetse tukaba twajya n'abantu tubyereka. Nuko yatangiye kumuvura, amuha imiti tutazi ubwoko bwayo. Nk'uko mubibona kuri kamera, agerageje kumuha imiti, imwe ayimusiga ku nda, iyindi arayimuhereza. Ndabona ari ibintu bimeze nk'ubuki n'utundi tuntu tumeze nk'udufu, aramuhereza. Amaze kuyimuvangira aramubwira ati ngaho birye, numara kubirya kandi ubimire. Nyuma y'iminota mike wa murwayi wacu ati ndumva nshaka kwihagarika, ndashaka tuwarete. Twibajije nimba biri bumworohere kujya kuri tuwarete. Muganga Mbunge nawe araduhumuriza ati nimuhumure, niko uyu muti wanjye ukora. Ubwo abashije gushaka kujya kuri tuwarete ni ikimenyetso cy'uko uyu muti wanjye wakoze, kubera ko iyo maze kuwumuha ibyo bamuroze byose ahita agenda akabigarura. Twiyambaje ibase niyo yari iri hafi, kubera ko nta mbaraga afite zamugeza kuri tuwarete ahiri. Twiyambaza ibase kugira ngo nyine abashe gukoreramo ibikomeye, kuko nyine ni umurwayi. Ushobora kuba uhise wikanga cyane, kuko natwe byatubayeho bwa mbere tukireba ibi bintu uyu muntu abashije gusohora mu mubiri we. Nk'uko mubibona muri iyi base, murabonamo ibintu bimeze nk'inyama ndetse birimo n'amaraso menshi. Murabonamo n'igisimba abenshi bazi ku izina ry'uruvu cyangwa urunyaruvu bitewe n'aho uturuka, cyangwa kamerewo. Ibi bintu byose mubona mu ibase
nk'uko mwabyireberaga mu mashusho ni ibintu biturutse mu nda y'uyu murwayi. Agiye gukora ibikomeye nk'ibisanzwe, twari twiteze wenda ko agiye kudiyara cyangwa se gusohora imyanda isanzwe nk'uko abantu basanzwe bibaho, ariko nyine murandebera namwe ibintu bimuvuye mu nda. Biteye ubwoba cyane, ndetse abenshi muri mwe ubu ngubu muri kwibaza ukuntu umuntu yabasha kugendana bino bintu, ibintu bidasobanutse ndetse birimo n'igikoko kizima kibasha kugenda, mukibaza ukuntu umuntu yabigendana mu nda. Ibyo nanjye nabyibajije ndetse twatunguwe cyane, ariko nyine muganga Mbungira aratubwira ati mwigire ubwoba, mureke kwikanga cyane, ibi ngibi nyine ni ibirozi bari baramuroze, ni ibintu byari bimuri mu nda. Izi nyine ni imbaraga za sekibi, ni imbaraga z'imyuka mibi, nicyo bita amarozi mu kinyarwanda. Bari baramuroze ibintu bibi cyane. Nk'uko rero mumaze kubibona, twamuretse akomeza kuvura wa muntu. Hari byinshi twagiye tubona, noneho ubu ngubu niwo mwanya aduhaye kugira ngo adusobanure mbese biriya bintu tubonye agusaba ngo arashaka umusarani, biriya bintu byo bimuturutsemo. Kubera biriya uburozi ukuntu bukora mu mubiri w'umuntu, urumva bagiye sashika basanga babura uburwayi, agikana babura uburwayi, ariko no nyuma y'aho ngaho bamangiye hano, ubundi uburozi nta ecography yabona, nta scanner yabona, uburozi ni ikintu gikorera mu mwijima. Ura rero byari biri mu nta kuntu yagomba kugira ngo bishoboke. N'amara yari yarifunze kubera gutera nayo muhani mugoroba, bidona mu hari n'ubundi impamvu nyabira byose bisohoka. Niyo mpamvu iriya miti yose igize kimufasha, ibita bisohoka, bya bintu bigasohoka, nibwo abashije no kugaruka. Buriya kigiye gukurikiraho, ndamuha umuti agomba kunywa iminsi 2 mu nda yose akajya akaba muzima, nta kibazo kirimo na kimwe. Nta kibazo gizabe na kimwe. Ese biriye kubera iki umusarani waje mu biriya bintu hakazamo n'agasimba? Karagasimba niko kari mu ndwara kagiye kamwangiza kuri yakozwe kwajemo n'amaraso. Amaraso ngana kuriye. Bari karagasimba kuruvu ni kwa bamuroze. Bamuroze. Noneho ko yaba afite icyizere cyo gukira ukagenda neza, agasubira mu buzima bwa buri munsi, mukongera mukishima mu muryango. Ubu mfite icyizere pe, kuba ari imineke 2 yose kuva mu gitondo akaba yimaze. Ubu mfite icyizere, noneho n'ikindi aritumye maze kubona nyine icyamuteraga ubwo burwayi. Icyamuteraga uburwayi umaze kukibona. Gusa noneho yabasha kuvuga neza. Amazina yawe? Munyakayanza Spiriane. None se umaze kubona indwara y'uburwayi cyangwa uko wari umerewe mbere, nyine waduha itandukaniro? Ubu mu nda ndi kumva harimo ubusa. Harimo ubusa? Ufite apeti? Kandi habagamo ibintu biri kugendagenda. Ibintu biri kugenda mu nda? Bikanja nkagira n'inzoka ziri kumarura. Ndi kumva bameze harimo ubusa. Ndi kumva ubu warya ukanasinzira? No kujya manza ndajya. Urumva ushaka nk'ibiryo? Ukoze nk'ibiryo rero? Ibyo ndi bujye, ariko mu kanya ndi kumva ndi gushaka kugira agaseseme, wenda karashira ndarya. Bayaho mu rugo? None se ntabwo uri umuganga weho? Twese urabona twaje kukureba, twaje kugasura hano, turi inshuti. Urumva ko akazi wakoze aho ugejeje ukora famiye iragushimira? Nta kibazo rwose, nanjye ndabyizera ko nakoze. Bishatse kuvuga ko ibyo ukora byizewe ijana ku ijana. Ahubwo n'ubukora kuvugira kuvugisha uriya, hari uwari umuhamagaye nawe n'umwarabu ari Dubai. Yampamagaye ari Dubai, yarembwiye ko yibwa niba ari umukozi we miliyoni 2 z'amadolari. Yamusezeranye yuko amafaranga kumushakishiriza akaza yazanye, kamubaza iyo gahunda yagize ko yazana amahugura mu gitondo, kubera ko nandi kukurikirana uyu nguyu se mu buryo tuvugana nawe. Halo Laji. Habari yako? Salama Laji, habari ya siku nyingi ndugu yangu. Nzuri. Juzi ulinipa message ukasema eti umeibiwa dola kama ni bilioni 2. Lakini kazi hiyo umeifanya vizuri, kwa kuwa mtu ambaye
Anatoka South Africa anakuja. Alikuwa ameondoka South Africa? Ndio. Hivi bado hajakufikia? Ni Raji mnaongea? Na kuelewa, nasikia ni Raji nauliza. Akishafika tu mimi nakutumia hela kwa ambayo tulioelewana. Aha. Usiwe na tatizo. Yule hawezi tosha hata dola moja. Naona uko mtu mzuri, unafanya kazi ya maana sana. Sawa sawa, mchana mwema ndugu yangu. Akikufikia unieleze. Akinifikia mimi nakupita na kutumia hela yako, usiwe na tatizo. Sawa, baadaye. Haya, asante sana. Nawe pia. umaze kuvugana n'uwo muntu noneho abadukurikiranye uyu muntu yampamagaye ambwira ko yibwe yari Dubai n'umwarabu bamwita Raji yampamagaye ambwira ko yibwe amadolari miliyoni 2 hanyuma navuga nti ibaye bihagana he arandangira ahantu bayimenye anyeka ifoto yaho yararayima ifoto niyo nakoresheje maze kuyikoresha navuga nti uyu muntu ntashobora no gukora igiceri n'idolari rimwe none mungu arambwiye ngo ateze indege yawe muri South Africa aragarutse kandi ifite igihe cyo amafaranga yose yamugezaho yazana nabambwiye ko namara kuyamugezaho nanjye ubwo mbone ko migembo cyanjye ashimira